bakunzi ba Christian Family Life, amahoro hobe hobe yambi turabashuhuje aho muherereye hose ku isi yose mu bihugu bitandukanye, ntago narondora ariko murabizi ko mudukurikira muri benshi guturuka hirya no hino. Rero turabashimiye kubana natwe kandi nongeye kubaha ikaze no kuri uyu munsi kuri iki kiganiro nyirizina tugiye kugirana ubu nonaha. Ni Emerite Kaminka kuri Christian Family Life. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubwo uyu munsi mwiza watugeneye kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Ndagutumiye Mwuka Wera kugira ngo bane natwe, twigishe, uduhugure, agira ibintu wongera gushira mu buzima bwacu kugira ngo turusheho kugira ibitwubaka cyangwa se tugire kurushaho ibyo duhindura mu buryo twari dusanzwe tubayeho. Cyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Yes, ndabashuhuje nkuko nari mbivuze aho duherereye hose mu izina rya Yesu Kristo. Mahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi umugisha w'Imana burya ntukabaveho, zaje kumana nawe aho uri hose no mu byo urimo byose, kubera ko rata Imana iragukunda. Warubizi se? Nagira ngo ntangire nkubwira ngo Imana iragukunda. Wenda birashoboka ko maze iminsi nta muntu ukubwira ko agukunda, nta muntu ukubwira ko uri mwiza, ariko uyu munsi naje kukwibutsa ko Imana igukunda. Icyo mbanje kukwibutsa mbere ya byose, burya umuntu yakwanga, burya umuntu yakubwira ibyo yishakiye, burya umuntu yakugereranya uko abonye, kuko ntabwo ari we wakuremye rata, nta n'imbaraga yabishyizemo, nta n'igishoro yashoyemo. Rero biramworoheye kuvuga ngo dore uko asa n'igitwe, ngo dore uko areba, ngo ntiwamenya niba agenda cyangwa agaruka, ariko burya Imana yo irabizi kuri mwiza, irabizi ko n'uwo mutwe yawuguhaye ibishaka, irabizi ko nuko ugenda cyangwa ugaruka byose ni kubw'icyubahiro cyayo. Rero ndagukomeje kandi mbanje kuguhanuramo agahwa kavuga ngo wowe ntagukwiriye. Ninde se wavuze ngo nagukwiriye? Abo bantu birirwa babikubwira se rata, hari n'uwazanyeho n'akarobo kakibumba kugira ngo bakubumbe? No, Mana niyo yabikoze. Rero ntago yafata umwanya wayo ngo ijye kurema umuntu udafite icyo avuze, udafite akamaro. Uburyo ubwo ari bwo bwose waba warajemo, uburyo bwose waba warisanze uri ku isi, uri uw'agaciro imbere y'Imana, kandi Imana iragukunda kandi igufitiye umugambi mwiza. Yego, ako karakanyuzemo rero ngira ngo buri muntu wese wikunde aho uri. Ariko reka nkubwire, ubundi kubera icyo utegereza abantu ko baza kukubwira kuri mwiza, utegereza abantu ko baza kukubwira ko wambaye neza, urasa neza, wajya ubanza ukabyibwira. None se izo mirrors zose ufite mu nzu yawe, izo ndorerwamo zose ufite niziki? Niba atari izo kwirebamo ngo wisubizemo intege, niba atari izo kwirebamo ngo wibwire kuri mwiza, ngo wibwire ko ushoboye, ngo wibwire ko uri umugore cyangwa uri umugabo udasanzwe, nta kintu zaba zikumariye burya. Kandi abashyitsi bakaza bakazireberamo, bakareba uko baberewe, bakareba uko ari beza, wowe wirirwa uzicaho, ariko muri wowe hayisubiramo ikintu kivuga ngo uri mubi kubera ko hari uwabikubwiye. Uranyumvira? Uyu munsi rero genda usubireyo, cyangwa niba unahari urimo kunyumva nonaha, irebe n'ukuri, urebe imbere, urebe inyuma, agasatsi niba ugafite ugakubite gutya, niba wambaye agakaruvati ugakomeze neza, mbese wiyemeze. Nari ngiye kuvuga ngo wiyemere, ariko kwiyemera si byiza. Wiyemeze, yes, wiyemeze, wibwire kuri mwiza, wibwire ko ukwiriye, wibwire ko ibyo byose bakubwiye biri negative, atari by'ukuri, ahubwo icy'ukuri nicyo Imana ikurebamo cyangwa ari Imana ikuvugaho. Reka twigendere rero, twigire kuri topic y'uyu munsi. Ikintu ushaka ko tuganira, ariko n'ukuri njya mu Mwuka Wera ashatse ko mbanza kubisasira kuriya, kuko ikintu tugiye kuvuga ni ikintu nanone gifata ku mutima cyane, gifata ku buzima bwacu. Birashoboka kuba byarakubayeho cyangwa uzi umuntu byabayeho, ariko uyu munsi ndagira ngo twongere tubyibukiranye, turebe ngo ariko koko ubundi ibi bintu birakwiye. Birakwiye ko umubyeyi abyara umwana akamwihakana? Kenshi inkuru nkunda kumva, inkuru mbona bibaho mu miryango yacu, ni abagabo bakunda kwihakana abana, n'abagore. Ngira ngo simbizi, nawe ndumva ngewe mu myaka yanjye maze hano ku isi, ariko wenda byabayeho cyangwa se bijya bibaho, ariko kenshi abagabo nibo bahakana, agatera umukobwa inda, wenda baranganya imyaka, tuvuge
ni mu buryo butandukanye. Shobora kuba ari umwana w'ingimbi ukiri muto, bari mu ishuri, umwana mukobwa n'umuhungu bagakina iby'abana, wa mugani nk'uko babyita, akaba amuteye inda, yayimutera, akabona nta bushobozi afite bwo kuba umupapa, akabona nta bushobozi afite bwo kurera uwo mwana, agahitamo kuvuga ati ntabwo ari njyewe. Hari n'uwo nigeze kumva rwose, nari nkiri muto ariko banzia nari nicaye ahantu iyo nama yaberaga, barimo kugerageza guhuza umuhungu n'umukobwa, bamubaza niba ari we wamuteye inda. Umukobwa akabisobanura, agasobanura naho bari n'igihuru bari barimo, bari bikinzemo. Umuhungu akarahira ati do, ntabwo ari njyewe, kuko ntabwo ari njye uzi gutera inda njyenyine. Urumva nabwirwa n'iki ko mbere y'uko uza cyangwa nyuma y'uko havuye ari nta wundi mwabonanye? Aramwihakana. Ibyo narabyiyumviye, ni inkuru nari mpagazeho, ariko hari n'abandi benshi cyane bihakana abana babo. Ukamwihakana kubera ko nta bushobozi ufite, ukamwihakana se kubera ko wenda wabikoze utabyiteguye, ukamwihakana kubera ko uri umugabo ufite urugo, wagiye gushurashura ugatera umwana inda, umwana wenda w'umukobwa, yaba muto yaba ari mu myaka ikuze, ariko ukaba ubona ko utari bushobore gufatanya uyu mwana ubyaye hanze n'abana usanzwe ufite mu rushako rwawe, ugahitamo kuvuga ngo si njyewe. Ukamwihakana kubera yuko ubona wenda byabaye nk'impanuka kuri wowe, ni ibintu utari witeguye, ntufite ukuri bubyigobotoremo, ugahitamo kuvuga ngo ntabwo ari njyewe. Ni ukuri, reka mbabwire, kubivuga biroroshye, sibyo? Ururimi biroroshye cyane. Ukamwihakana kubera ko uri umutendetsi. Hari abagabo cyangwa abasore iyo bagitereta hano, agatereta mu Rwanda, agatereta muri Canada, agatereta muri Amerika, wenda bitewe na connection, abo bantu bose akabahura nabo, bikazajya kwisanga nko mu gihe yakabaye ahitamo wo gushaka, agasanga babiri muri bo baratwite, noneho bikaba ngombwa ko agira amahitamo yo kuvuga ngo se ndabana na Mukasine, umbabarire niba ariko witwa, ni izina rivuye kunzamo gusa, cyangwa se ndabana na Mukandori, cyangwa se ndabana nande, agahitamo. Sinzi niba aterera hejuru akabona wasamye mbere, ntago mbizi, ariko ibyo byose buriya abafite wakunda kuruta undi, ubwo bose bakibatendeka, agahitamo kuvuga ati ngiye ahangaha munyibagirwe, ntimuzamenye nuko mbaho, niba udashoboye kugenda ngo umukuremo uzabyimenyere. Ukamwihakana this way. Wa musore burimo kunyumva, wa mugabo we unkurikiranye uyu munsi, iki kintu ntago kinejeje. Ntago kikunejeje wowe, ntago kinejeje uyu mukobwa cyangwa uyu mugore wakoreye bino bintu, nta nubwo kinejeje n'uriye mwana ubayeho adafite se, yitwa ngo ntago bazi se, ntago bazi, bakamubeshya, bakamubwira ibintu bitabaho. Bamwe hari nabo babeshya ngo yarapfuye, abandi bakababwira inkuru zitari zo z'impimbano, kandi wenda munaturanye. Uri se, wowe ubizi, umutima wawe ubizi, ariko ukavuga ngo oya, ntabwo ari njyewe, ntabwo ari njye, ukamwihakana. Reka nkubwire, iki kintu ni ikintu kigira ingaruka z'igihe kirekire. Ushobora kubikora kano kanya, cyangwa warabikoze kiriya gihe, kugira ngo wikure mu kibazo wabonaga kikuri imbere, kugira ngo garagare ko uri umutagatifu, atari wowe wabikoze, ariko ushyize mu kaga ubuzima bw'uyu mukobwa wateye inda cyangwa uyu mugore, ushyize no mu kaga n'ubuzima bw'uyu mwana azabyara. Ariko nkufitiye inkuru ivuga ngo warabikoze yego, ariko uriya mwana yabayeho, yarakuze, kandi ujya umubona ukumva uramwifuza. Kuri bamwe hari n'abajya, use nabyita gute, agenda umwana yabayeho, yararezwe uko yarezwe, nyina yaririye arimara, umuryango uramufasha, inshuti ziramufasha, aramurera, umwana abaho, ariga, ararangiza. Ku munsi wo kwambara wo guhabwa impamyabumenyi ye, umwitwa ngo ni se akaza agatinyuka akaza kuvuga ngo ni umwana wanjye. Yewe, uzi ko abantu bagira isoni nkeya.
rero uyu munsi ndagira ngo nibutse n'abantu mvuge ngo kwitirirwa umwana ntago ari uko wabyaye gusa. Kubyara ntago ari byo bihita biguhindura umubyeyi cyangwa papa, si byo biguhesha uburenganzira cyangwa iryo shema ryo kwitwa papa, ahubwo icyo wakoze nyuma yo kubyara. Uriya mwana wabyaye wamureze, uriya mwana wabyaye wamugaburiye, uriya mwana wabyaye wamujyanye mu ishuri, uriya mwana wabyaye uzi uko abayeho. Iyo ubikoze aho ngaho uri papa, uri umubyeyi nyawe. Ariko iyo wisimbukije inshingano kubera inyungu zawe muri ako kanya, hanyuma igihe kikazagera ukajya kwiyitirira wa mwana umubwira ngo ni njyewe so, ni njyewe wakubyaye, mu by'ukuri uba umeze nk'umuntu ugiye kunyunyuza ku mitsi y'abandi, si byo se? Igihe bamuriraga ishuri ntabwo wari uhari kandi ntabwo byari bikunaniye. Hari n'igihe yaraye hanze utananiwe kuba wabaha amafaranga yo kwishyura inzu. Hari n'igihe yishwe n'inzara kandi wowe wariye wenda wanabimennye mu rugo iwawe, ariko kubera impamvu wahisemo yo kuvuga ngo ntabwo ari uwanjye, ntabwo ndi se, uzabage wifashe. Umunsi umwe ugatunguka ukaza kuvuga ngo uyu ni umwana wanjye, yarangije amashuri cyangwa yashatse. Hari n'abo njya numva, ariko abantu ni ibitangaza. Imana yaremye umuntu, simbizi. Hari n'abo njya numva ko umwana agejeje igihe cyo gushaka, urumva, akaza wenda ubwo yarakuze, yabaye umusaza cyangwa ni mukuru, ko biri kose agatinyuka akaza kuburana inkwano z'uriya mwana, akaburana inkwano aziburana n'umuntu wihaye inshingano zo kurera uyu mwana, amukuye hahandi kuri cya kigero hose yamwihakaniye, akamugeza kuri icyo kigero cyo gushyingirwa. Uyu muntu wihakanye ku manywa y'ihangu cyangwa nijoro, akaza akavuga ngo ngomba kwambara ingofero, ngomba guhabwa inkoni. Ntabwo bizoro. Uyambaye ute? Inkoni bayiguhaye bate? Baraguha ikihe cyubahiro? Barakubahira ko wakoze iki? Ko wateye inda? Ntabwo uzi ko n'amamashini asigaye atera inda se? Icyo ngibyo ntabwo ari byo waza urata, ntabwo ari byo waza uvuga rwose, ntabwo ari byo byahabwa agaciro. Igihawe agaciro, wateye inda? Yego. Umwana yaravutse? Yego. Waramumenye? Oya. Waramureze? Oya. Reka uwamureze rero ahabwe ingofero y'icyubahiro, ahabwe inkoni y'icyubahiro, kubera yuko niwe wakoze inshingano za kibyeyi. Impamvu nzanye iri jambo rero nuko ni ikibazo gihari hano hanze kandi giteye inkeke. Noneho ubu ngubu ngira ngo birakabije, kubera ko kera buriya hari ukuntu abantu banabihishaga no mu muryango, umuntu ntamenye n'ibyo ari byo. Byari bisanzwe ko umuntu ashobora kubyarana n'umugore wa mukuru we cyangwa n'umugore wa murumuna we, rero abana bagakurira mu rugo bose ari abana base, wenda babaga babizi, kabazi ngo uyu ni uwanjye cyangwa uyu ni uwanjye, cyangwa ba nyina. Burya bajya bavuga ngo nyina w'umwana niwe udashobora kuyoberwa se, bakaba babizi. Umwana agakurira aho mu muryango, ntagire cya gikomere cyo kumva ko akuze atazi se. Ariko ubu ngubu muri iki gihe n'imiryango yacu uko ibayeho, umuryango urimo kuri bisata burenge, umubano warasenyutse, niko navuga, ku miryango myinshi. Ni ukuvuga ngo uyu mwana uramwihakana ukamwirukana. Hari abo ba nyina bagenda bakabana muri za ruhurura, hari abo ba nyina bagenda bakajya gukora imirimo bakatabaye bakora, iteye ubwoba, ivunnye, rimwe na rimwe y'urukoza soni, kugira ngo barebe ko bari burere bari abana. Wowe uraho wigaramiye, umeze neza, ubayeho wishimye, useka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ubuzima bw'abantu wahemukiye. Hari umuntu wahemukiye uriya mukobwa, wahemukiye uriya mwana. Rero wowe ubikora nyine kubera egoism yawe, kubera kwikunda no kwirebaho, ariko nagira ngo nkubwire ngo bigira ingaruka n'igikomere gikomeye cyane kuri uyu mwana wakuze atazi se. Yakuze atazi se kandi wenda se arahari, bimutera igikomere cy'ubuzima hafi bwose. Yego, igikomere kidashobora kuvurwa n'umuntu
burya niyo yabona umuntu umurera akamwitaho akamukorera byose kari agatima ko kuvuga ngo iyo ngira papa ntago kajya kabura, kari agatima ko kuvuga ngo iyo abanarerwaga na data ntago kajya kabura. Wumve rero ukuntu wangije ubuzima bw'umuntu iteka ryose. Harya wowe iyo wicaye wumva ufite amahoro yuzuye, ukumva uratekanye, uzi neza ko hari umwana, hari amaraso yawe bihakanye, ari hariya arimo gusafaringa, arimo kubaho nabi uburyo atakagombye kubabaho, wowe uri ahangaha uraryoshya, uratwika, urakora ibyo ukora. Ahaha, reka nkubwire, ibi bintu bifite ingaruka. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Bibiliya iravuga neza ngo nimwishuke, nimwishuke, ngo Imana ntabwo inegurizwa izuru, ngo icyo umuntu abiba azagisarura. Uyu mwana wanze, uyu mwana wihakanye, amarira ye arira nijoro yiherereye, ayarira ku manywa yiherereye. Ngaho bamwirukaniye amafaranga y'ishuri, agiye kwicara mu rugo amezi angahe, ngaho babirukanye mu nzu we na mama we, bibazo n'ibibazo, aya marira yose yirirwa arira. N'iki gitekerezo cyiza mu mutima we buri kanya cyo kuvuga ngo iyaba yari data, iyaba yari data. Nayo nkubwire ngo nta mahoro, nta munezero, ushobora kuba pretendinga ukorosaho karenzaho kumva ko ari sawa, ariko ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa. Inama nakugira, icyo nagusaba kano kanya, aho unyumva uri hose ku isi hose, ndagira ngo nkubwire ngo shakisha amaraso yawe, sibyo? Shakisha uriya mwana, mushake wiyunge nawe bigishoboka. Gutsindwa ni ibisanzwe, uretse ko abantu tubitinya, ariko ni ibisanzwe, ibisanzwe rwose. Wakwemera ugatsindwa imbere y'umwana wawe, ariko ukiyunga nawe, ukamugarura, mukongera mukabana, kaba umupapa noneho nyakuri. Agaho kari kundi karahandurika, wowe wumva nta kibazo biguteye, ariko agahinda uriya mwana ahorana, amarira ahorana, umubabaro ahorana, ukumva ko atabonye se. Yavuga ati wenda iyo ari papa yari kuba nkunda kurushaho, iyo ari papa yari kuba koza ibi n'ibi, iyo ari papa, iyo ari papa. Ariko uwo mupapa bariho bapapaza ari hariya, ari mu bindi, ari mu isi, nta nubwo akibuka, nta nubwo agitekereza. Niyo agatima gakubiseyo arabyirengagiza kubera inyungu zindi areba. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nta nyungu iruta uwo mwana wabyaye wazanye ku isi. My friend, ibaze, ni wowe wamuzanye, ntabwo yabigusabye. Mwari mu munezero wanyu, cyangwa simbizi niba byari n'imbaraga cyabaye cyose cyarabaye. Uyu mwana araza, aza ari ingaruka y'igikorwa cyanyu mwembi. Urangije wowe kurama akabe karenge, usiga muri ya mukobwa, usiga muri ya mugore ngo asigare ahanganye nabyo. Ariko nukuri warahemutse, nyemerere bikubwire ko wahemutse, ntabwo wabyitwayemo neza. Ariko nanone ntabwo nje kuguciraho iteka, ntabwo nje kukubwira ngo uzapfa, Imana izagutwika, izakwica, oya. Ahubwo nje kukubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko washobora gutera intambwe ukajya kwiyunga n'uriya mwana, kugira ngo ugabanye aya marira arirwa n'uyu mwana, arizwa nuko atazi se kandi isahari. Afite uburenganzira bwo kumenya se. Uburenganzira bw'umwana harimo no kumenya ababyeyi bamubyaye, akamenya se, akamenya nyina ko yaba ari kose, agahitamo kuba yabana nawe cyangwa akabereka ariko abizi ko ari se. Uburenganzira arabufite. Rero ndasaba ababyeyi b'abagabo bataye abana cyangwa bihakanye abana babo, nkanasaba n'ababyeyi b'abagore muzi amakuru yabase w'abana banyu, ariko mukaba mwarababahishe kubera namwe inyungu zanyu, byo nita inyungu zawe bwite. Ndagira ngo ufate imbaraga, sibyo? Ugire kuhaje, ubwire uwo mwana, umubwire se. Yes, mumubwire azajye yo kumushaka se, amwihakane, ariko amubone, amenye ngo uriya ni papa yanyihakanye, ariko niwe wambyaye. Kubera ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba. Uyu munsi uramutse upfuye wa mama we, reka nkwibarize, uramutse upfuye utarabwiye uwo mwana hakomoka, utaramubwiye se, urumva akaga waba umusizemo? Urumva ikibazo waba umusigiye gikomeye cyane cyo kuba adafite inkomoko, noneho na nyina yarazi nta gihari, nuko ase ntigeze hamwereka. It is better, ni byiza kubimubwira, urumva agashira nako gahinda. Niba se ari umusinzi nta kibazo, mumwereke, mubwira ngo uriya niwe papa wawe. Nubwo yaba ari umusazi,
toragura amashashi umumwereke umubwire ngo uriya niwe papa wawe, abimenye ashire ako gahinda, sibyo? Naho ubundi utabikoze gutyo murimo guhemukira umwana, yaba ari uyu wamwihakanye, yaba ari wowe wamumuhishe, mwese mwamuteye igikomere gikomeye cyane. Kandi kiriya gikomere ntago gipfa gukira, bisaba ubuntu bw'Imana, bisaba imbaraga z'Imana, ariko hari icyo nawe wakora nk'umubyeyi. Rero babyeyi beza, papa cyangwa abasore, mwihakana abana banyu, mukanabeshya igihe murimo gutereta abakobwa, ukamubeshya ko nta mwana ufite kandi umufite, ubizi neza ko umufite, wamara gushaka ugatangira kandi ugashaka kuba wamwinjiza mu mubano wanyu. Iyo ni topic ukwayo, ariko nukuri nta muntu udakora amakosa, sibyo? Niba warakubaganye, niba warakoze wisanze wabyaye, wikuhakana umwana, sibyo? Wikuhakana umwana, umwana araryoha, umwana n'umugisha. Igihe cyo aricyo cyose aza kubira umugisha kandi uzabyishimira. Yes, hari abantu rwose b'intwari abyemera, ugasanga afite uyu munsi arashatse arubatse, ariko afite umukobwa w'inkumi bajya kungana, afite umusore w'umusore nyine bajya kungana, yamubyaye kera kiri mutoya, ariko akagira ubutwari bwo kumufata akamurera. Iryo ni ishema, no bigaragaza ubumuntu. Ariko ibyo kwihakana umwana ni ubunyamaswa bukomeye cyane. Impamvu yose yaba yarabiguteye, sinzi ko hari ikintu wansobanurira ngo mbyumve ko byari bikwiye ko wihakana umwana wawe. Ntago mbizi ko byaba bimeze kose, ntago nzi ko nabyumva nkabyakira. Rero Imana ibafashe kandi ibafashe abagabo, fashe n'abagore, ko nari maze kubivuga, arabihakanye abana babo rwose mutore imbaraga mugende mu bashake, ari n'abahisha abana base, nyamuneka mugerageze mwishakemo imbaraga zo kubabwira, kuko umwana afite uburenganzira bwo kumenya umubyeyi we uko yaba ameze kose. Imana rero ibagirire neza, mwakoze kubana natwe, murakoze kubana na Christian Family Life. Wakora subscribe niba utarayikora, washaringa kino kiganiro kikagera kuri benshi. Nuko ngayo nguko dukomeze dufatanye uyu murimo. You never know, niwamenya hari umuntu washoboraga kuba yarakoze icyo kintu wenda atazi n'uburyo bwo kukivamo, aho arayimva komanga ku mutima, ariko yabona iyi message akavuga so birashoboka ko Imana ntago yanjiriyeho iteka. Rero nuriya mwana wanjye nagenda nkamusaba imbabazi, hari ubwo yambabarira, ariko bitwara igihe, ushobora kutaza kubabarira ako kanya, ariko nukomeza kerekana ko ufite ubushake bwo kugaruka, nukuri umwana yashobora kukwakira kandi mukabaho mwishimye, uri umubyeyi we nawe ari umwana wawe. Imana rero ibagirire neza, baho umugisha naho ubutaha. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ubwo uyu mupapa uri bwumve kino kiganiro. Ni ibintu bikomeye cyane, birafata ku mutima. Ndabizi ko naho hari adatekanye, ahora ababaye, hari n'abatinya kubibwira abagore babo ko babyaye abana hanze, hari bwo kugira ngo ashobore gutunganya ibi batatunganyije, birushaho kugenda neza mu buzima bwabo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.